Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Ingenzi TV. Umuryango J.O.C Jeunesse Ouvrière Chrétienne Femme wizihije isabukuru y'imyaka 65 umaze ugeze mu Rwanda. Wishimira ibyagezweho, unasabira uwagize igitekerezo cyo kuwushinga ari we Leokadi Mukamusoni n'abandi banyamuryango bitabye Imana bawunyuzemo. Ibi byabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 24 Ugushyingo 2023 i Kibeho mu ngoro y'umubyeyi Bikira Mariya. Ni mu rugendo nyobokamana aho abagize umuryango J.O.C mu Rwanda bateraniye. Ni ku nsanganyamatsiko igira iti kubaka ubufatanye mu rubyiruko rudaheranwa, rushoboye kandi rushobotse. Mu gitambo cya misa cyatuwe i Kibeho ku ngoro y'umubyeyi Bikira Mariya, kigaturwa na Padiri Ndabagoragora Evariste, umupadiri muri diyoseze ya Ruhengeri, akaba ari nawe Padiri Aumônier National wa J.O.C Rwanda. Mu butumwa bwe yasabye urubyiruko rwitabiriye uru rugendo nyobokamana kurushaho gukomeza ibikorwa by'umuryango, bita ku ivugabutumwa rya Gikristo, bagakomeza kwagura umuryango bakawugeza no muri paruwasi utarageramo, bibanda ku bikorwa by'urukundo, ibikorwa bibateza imbere, bagakorera hamwe, bagafashanya, bakatunganya imibiri yabo kuko roho nzima itura mu mubiri muzima. Kamanzi Eric, umuhungu wa Mukamusoni Leokadi watangije uyu muryango mu Rwanda, nawe yari yaje kwifatanya n'abagize umuryango J.O.C mu kwizihiza yubile y'imyaka 65 ugeze mu Rwanda. Yagarutse ku mateka yaranze umubyeyi we, avuga ku mavu n'amavuko y'umuryango J.O.C mu Rwanda. Mateka y'umwana bwe ugiye kubyara yari yitabye Imana aza gukurira mu muryango wa Gikristo igihugu cy'abaturanyi cy'Uburundi. Yarahindutse aza kuba muri iyo miryango y'igihumbi cy'Abarundi, aza kumwohereza igihugu cy'Uburundi ari mu miryango yarahagaze aza gusoma agatabo bita hari harimo amahame y'ubukozi zabuze kandi akaba ari n'ibindi bikorwa bibazaho ikorwa kuzikoresha. Aza kuza aratahuka, aza kwicara areba, agira igitekerezo, afata uko yagenda yinjira n'abagisoma agasanga no kurushaho aragikomeza, ariko yashyizeho ingufu nyinshi kugira ngo afate indi ntera. Nk'uko mwabyumvise mu myaka atandukanye batubwiraga ko J.O.C yageze mu 58 yashyizeho ingufu ahera ku rwego rwa Kiliziya, bariho kugerageza kandi bagerageza cyane kuko hasi natekereje kubona yuko ubwo hasi bakuru bashoboye kubakure hasi bazamu mu bintu byose bishoboka. Ngo biza kurangira muri kutazakunda J.O.C kubona ukoze yewe urwego rwa leta no kurwego rwa kujya kuba ahantu ndetse n'umutekano w'ubuzima
Muri uyu munsi mukuru w'isabukuru y'imyaka 65 umuryango J.O.C umaze ugeze mu Rwanda wizihirijwe i Kibeho ku ngoro y'umubyeyi Bikira Mariya, wanabaye umwanya mwiza wo kuvuga ibyo J.O.C yagejeje ku bayigannye. Mu buhamya bwa Bakinahe Evariste na mugenzi we Uwizera Gatera Maria bavuga uko umuryango wabafashije kugera kuri byinshi. Uwizera Gatera Maria, J.O.C yambereye nk'umubyeyi kuko nigiye no mu ntoya nyirangiza segonderi nayikoreyemo rero. J.O.C yambereye umuryango w'icyitegererezo mu burere no mu burezi. Njye nta babyeyi ariko niho hantu nishimira. Iyo nashaka ibyishimo nagira ngo J.O.C yantoje gukora kandi ngakora nshaka kugera ku ntego, nkagira aho nikura, nkagira n'aho ngera. Kuva narangiza kwiga ntabwo nashoboye kubona akandi kazi, ariko J.O.C yantoje kwikorera mpereye ku dufaranga dukeya mfite. Harerimana Jean Bosco, umuyobozi w'umuryango J.O.C mu Rwanda, yagarutse cyane mu gushima inzego za leta n'iza Kiliziya Gatolika zabafashije mu rugendo rw'imyaka 65 umuryango umaze ugeze mu Rwanda. Yagarutse nanone ku bikorwa by'indashyikirwa bagezeho mu rugendo rw'imyaka 65 ishize. ibibazo byabo no gushakira hamwe ibisubizo bihamye kandi birambye hagamijwe kwigira kandi dufite intumbero yo kubaka sosiyete ituma urubyiruko rugira uburere bwuzuye kandi rukagira umurimo uhesha agaciro n'imibereho myiza bose. Mu rwego rwo kuganira icyicaro gihoraho cy'umuryango J.O.C mu Rwanda hariya mu karere ka Nyarugenge kaba Kigali Nyamurima mu Gisangano. Icyo cyicaro kikaba ari etaje igizwe n'amagorofa 5. Uyu mwaka abashyitsi bagaragara mu bikorwa mu buryo bwihariye, ibikorwa by'urukundo bafasha abatishoboye cyane cyane kubakira amazu. Ibi bikorwa rero bikorwa mu kwezi kwa gatanu kwezi. Abashyitsi bamwe bibumbiye mu makorali hirya no hino no mu yindi mirimo ya gitumwa itandukanye.
Umuryango J.O.C ni umuryango wa Kisiyo Gatulika. Ni umuryango washinzwe na Joseph Cartier mu gihugu cy'Ububiligi. Ni mu mwaka w'1925. Wari ufite intego ebyiri: gutuma urubyiruko rw'abakozi bakorera mu bwisanzure kugira ngo babeho neza, n'intego yo guha abahamya b'Imana na Yezu Kristo mu bakozi bose. Wageze mu Rwanda mu 1958, utangirira i Butare Icyarwa, utangijwe na Mukamusoni Leocade, ufite intego yo gutuma urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu babaho neza. Turabashimiye, tubasabye gukomeza gukora subscribe, share, like na comment.